Kongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera reka bikomeze biganze. Nukuri turanezerewe, tunejejwe n'Imana ko ari nziza. Ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turanezerewe, Imana yongeye kutugirira neza, ikaba iduhaye uyu mwanya wo kongera kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'imbaraga, ijambo ry'amavuta Imana idushizeho. Imana ikomeze kubarengera kandi Imana ikomeze gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Muri uyu munota, muri uyu mwanya, nukuri Imana yongeye kutwemerera, duhaye ikaze. Mwebwe mwamaze gukora subscribe, Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi nukuri ntimugahweme kubona ibyiza by'Imana. Rero niba utarayikora niwo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Ndabizi neza yuko umuhati ugira ntabwo ari ubusa ku mwami. Uzajya ugenda ubona imbaraga z'Imana, uzajya ugenda ubona gukora kw'Imana. Izina ry'Imana nirishimwe kandi izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Muri uyu munota Imana impaye ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro cyo 48 umurongo wa 14. Igitabo cy'Itangiriro ibice 48 turasoma umurongo wa 14. Dushaka dusome umurongo wa 15 n'uwa 16, cyangwa se dusome umurongo wa 14, niturangiza dutaruke dusome umurongo waho wa 16. Itangira ibice 48 umurongo wa 14, dusimbuke dusome n'uwa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Isirayeli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi kuko Manase ari we wari imfura. 16. Reka dusome 17. Yozefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza, aterura ukuboko kwa se ngo akure umutwe wa Efurayimu agushire ku wa Manase. 18. Yozefu abwira se ati, ntugire ucyo data, uyu niwe mfura, aba ari urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe. Se aranga ati, ndabizi mwana wanjye, ndabizi. Uwo nawe azahinduka ubwoko kandi nawe azakomera, ariko murumuna we azamurusha gukomera, urubyaro rwe ruzahinduka amoko menshi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya, muri uyu munota, turi ku ijambo Imana impaye ngo nkubwire wowe nkurikiye muri aya masaha, muri ibi bihe. Imana impaye ijambo ivuga ngo Imana ikunyuranyiriza amaboko. Imana inyuranye amaboko ku buzima bwawe. Nshuti yanjye, oya, mbabarira unyumve, mbabarira ubyakire. Umwami Imana anyuranye amaboko ku buzima bwawe. Hari igihe tuba mu buzima, tukaba mu ntambara, tukaba mu bintu bigoranye, bikatugora cyane kugira ngo twisobanure cyangwa se dusobanukirwe. Bikaba ngombwa yuko twinjira mu ntambara, Imana akaba ariyo yonyine iza kwihesha icyubahiro, ariko tudakeneye abandi bayede, tudakeneye n'ibindi. Muri aya materaniro nayo impanuriye ubuzima bwawe, Imana inyuranye amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Muri uyu mwanya Imana inyuranye amaboko. Muri ako kazi Imana inyuranye amaboko. Hari abantu bashakaga kukwirukana, hari abantu bari kubona iyo position yawe, bagashaka kubona uwo mwanya wawe aribo bawukwiriye, bagashaka kukugambanira kugira ngo uve muri ako kazi abaribo bakinjiramo. Nyamara muri aya masaha, muri uyu munota, wowe uri kunkurikira uri kujya mu kazi, wowe uri kunkurikira uri kujya mu mikorere, Imana inyuranye amaboko iguha umugisha. Imana inyuranye amaboko y'abantu batabishaka, Imana inyuranye amaboko y'imiryango itabishaka, Imana inyuranye amaboko y'abavandimwe batabishaka. Nari impanuriye ubuzima bwawe wowe nkurikiye. Muri aya masaha iri jambo rirakorera umuntu urishaka, iri jambo rirakorera umuntu ubyizeye, iri jambo rikorera umuntu ubyiringiye. Imana ikunyuranyiriza amaboko mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi karitsiye utuyemo, aho wari utuye bashakaga kugira ngo bakuroge upfe, nyamara Imana yo mu ijuru ikunyuranyiriza amaboko y'abarozi. Imana inyuranye amaboko ikureho abarozi mu izina rya Yesu.
umwami Imana anyuranye amaboko, Imana inyuranye amaboko muri urwo rugo rwawe. Bashakaga kurusenya, bari kuvuga ngo ntabwo bashaka kugera kure, bavuga ngo ntabwo bashaka kubwiza bw'Imana bukubaho. Imana ikunyuranyiriza amaboko. Nari mvuze ngo Uwiteka Imana anyuranye amaboko ku buzima bwawe, muri iyo business yawe, muri iryo duka wicayemo, muri ako kazi kawe ka buri munsi. Abadayimoni bakurwanyaga, abantu babonaga ko ibyiza atari wowe bikwiriye, Imana yo yakubona ikabona uruta ibishongore, ikabona uruta ibikwerere. Uwo munsi rero ikaza ikakwemeza. Imana igiye kukwemeza n'abandi mu izina rya Yesu. Imana igiye kunyuranya amaboko. Baravuze ngo uzapfa utabyaye, yewe bari banarakuziritse, yewe bari banarakuzinze, nawe kubyara wabonaga ari nk'inzozi. Nyamara muri aya materaniro, muri uyu munota, muri uyu mwanya, ndahanuriye ubuzima bwawe. Imana ikunyuranyiriza amaboko. Ibyo abantu bari baratongereye, ibyo abantu bari baravuze, ibyo abantu bari baragambiriye, Imana yo mu ijuru bitesha agaciro. Ubwiza bw'Imana bukubeho, ineza y'Imana ikubeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana inyuranye amaboko ku buzima bwawe. Imana ikunyuranyiriza amaboko. Imana inyuranye amaboko muri buri kimwe cyose. Hari ibyo wapangaga kugeraho, ariko ukabona hari urucantego uri kugenda uhura narwo. Ukibaza uti niki nkora kidasobanutse, ukibaza uti niki nacumuye ku bantu, niki nacumuye ku bintu, niki nacumuye ku Mana, ko ngerageza kugira ngo ngire ibyo nkora ariko nkabona ntabwo biri kugenda nk'uko mbishaka. Nta kindi kibitera, nuko abadayimoni bakurwanyaga ngo utabigeraho, bagiraga ubwoba bwawe. Muri uyu mwanya, muri uyu munota, muri uku kwezi kwa gatanu ndetse n'andi mezi ari imbere, Imana ikunyuranyiriza amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Imana inyuranye amaboko kuri wowe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuze iki? Ijambo ry'Imana ritubwiye amakuru y'umugabo witwa Yosefu. Yosefu ngo yabaye umuntu ukomeye. Yosefu mu bwana bwe, marayika w'Imana yakundaga kumusura, akamwereka ibintu bizaba ahazaza, akamwereka ibintu bizaba lopere sayini. Ngo igitondo kimwe mu masaha ya mu gitondo, Yosefu arimo aryamye, ngo marayika w'Imana aramugenderera, ngo amare kumugenderera amwereka inzozi. Aravuga ngo Yosefu ntabwo uri umuntu usanzwe, dore igihe kizagera uzaba umutware, uzaba umuntu ukomeye, abantu bazagushaka, imiryango izakungukiraho, amahanga azabonerwa umugisha muri wowe. Ngo Yosefu ngo arabyumva. Imana ishinga kandi Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ati izi nzozi ntabwo nazihererana, ni ngombwa ngo zibwire data wambyaye, ni ngombwa ngo zibwire ababyeyi, ni ngombwa ngo na bene data mbibabwire, wenda bamfasha mu kuzishaka cyangwa se mu kugendana nazo, nkazabona uburyo zisohora. Yosefu ngo arabyumva, ngo amare kubyumva, kumbe ngo aragenda asanga baricaye, abwira se Yakobo n'abandi bakuru be, arababwira ati mureke mbabwire, naryamye ariko ndarota. Bati tubwira ibyo warose. Yosefu nk'umwana arabivuga, aravuga ati narose ibi n'ibi, narose imiba imwe izi nyikubita imbere. Ababwira uburyo yabirose, ngo bamare kubyumva, ngo bahita basobanukirwa ako kanya ngo icyo yarose. Ngo baravuga ngo ushatse kuvuga ko uzaba umutware wacu? Yosefu arababwira ngo ntabwo ari ibyo mvuze, ahubwo nababwiraga inzozi zanjye. Ngo uhereye ubwo, bitewe n'izo nzozi, ngo bene se batangira kumwanga, ngo bene se baramuhiga. Nta kindi kiri gutuma baguhiga, nta kindi kiri gutuma bakuvuga, nta kindi kiri gutuma bakuroga, nta kindi kiri gutuma bakugambanira. Ni inzozi zawe bashaka kuburizamo. Ariko mpanuriye ubuzima bwawe, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana yo mu ijuru ikurengere, Imana yo mu ijuru igufata amaboko iyanyuranye, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Ngo Yosefu atangira urugamba, ngo kugeza ubwo bari ngo yatumye Yosefu, aravuga ngo genda ugaburire bene se bo baragiye intama. Bibiri yivuga iki? Iravuga ngo bamwitegera akiri kure, ngo baramwitegera ngo kugira ngo bamugirire nabi. Hari ibintu byakwitegeye ukiri kure, hari ibintu byakubonye ukiri kure, hari ibintu biri gukubita agatoki ku kandi. Ni ukuri birakwitegeye, ntabwo nzi aho biherereye, ntabwo nzi aho byicaye, nyamara wowe urabireba ukabibona. Ariko ndagira ngo nguhanurire, Imana ije kunyuranya amaboko ku buzima bwawe, Imana ije kunyuranya amaboko. Ngo Yosefu aba umuntu ukomeye, ngo Yosefu aba umuntu udasanzwe. Bibiliya iravuga ngo nuko baragenda baramufata, ngo barashaka kumugurisha, ngo baravuga ngo reka tumwice. Abandi bati oya, ati reka tumuteme urwobo inyamaswa zizamurye. Abandi bati oya, abandi bati reka tumugurishe bariya basherisheri, bariya bari gushakisha abantu bazamwitwarira, ngo bamugurisha Abanyegiputa. Bibiliya iravuga ngo Yosefu aragenda ajya muri Egiputa, ngo ageze yahura n'intambara, ariko igihe kiragera kubw'inzozi yarose, Imana ikajya igenda inyuranya amaboko y'ibyashakaga kubiburizamo. Ngo Yosefu kugeza ubwo abaye umutware, ngo
amaze kuba umutware. Bibiliya iravuga ngo nuko umuntu ukomeye ngo akajya agenzura ibigega byo muri Egiputa, ngo nuko inkuru ziragenda ngo zigera iwabo i Kanani, ngo yuko muri Isirayeli ngo inzara ngo nubwo bashonje ariko muri Egiputa hari ibyo kurya, ngo bene se baraza ngo baza baje guhaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko bakimara kugera aho Yosefu yari ari muri Egiputa, ngo Yosefu arabamenya, ngo ariko bo ntibamumenya, ngo aragenda batuma se, ngo nuko baragenda bajya kuzana se. Ndi kwihuta kubw'iminota, ariko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bamaze kuzana se, ngo nuko saraza. Igihe kigeze Yosefu arabibwira, ngo amare kubibwira arababwira ngo burya ni wa wundi mwari mwarashatse kwica, mwari mwarashatse kuburizamo inzozi. Imana yarangiriye neza, Imana yanyuranisha amaboko, ntabwo uko mwashakaga ariko byagenze, ariko ibya kera byabaye ibya kera. Iyo minsi yo kujijwa reka tuyirengagize, ahubwo nimwumve Uwiteka Imana aracyari mu kazi. Bibiliya iravuga ngo Yosefu ngo agaburira se Yakobo, ngo Yakobo arimuka ngo ajya kubana na Yosefu muri Egiputa. Ngo nuko Yosefu igihe cy'ubusaza kigeze aravuga ngo mwana wanjye Yosefu, dore ngiye gupfa kandi dore ndashaje, maso yanjye ntabwo akireba, nzanira abana bawe wabyariye muri Egiputa hanyuma mbaheshe umugisha. Bibiliya iravuga ngo Yosefu ngo ahita agendesha ubwenge, ngo aravuga ngo mu bana banjye mfite abahungu babiri, uw'imfura yitwa Manase, uw'umukurikiye w'ubuheta akitwa Efurayimu, ariko mbazane. Ngo Yosefu aragenda ngo arabazana, ngo ariko aza akora imibare, ngo areba aho ukuboko kwa se kw'iburyo kuri, aravuga ngo hariya mu kuboko kwa data hagomba kujya Manase, mu kuboko kw'ibumoso hagomba kujya Efurayimu, kuko uwo nshaka ko abona umugisha ni uwitwa Manase, hanyuma Efurayimu akabona umugisha usanzwe. Nyamara uko Isa bitekereza, uko Yosefu abitekereza, ntabwo ari ko Imana ibibona. Ntabwo nzi ibintu byagukoreye imibare bidashaka ko wicara muri iyo ofisi, bidashaka ko wicara muri ako kazi, bidashaka ko wicara muri urwo rugo. Iyo mibare bagenda bakora ntabwo ari ko Imana ibibona. Ndaguhumurije muri aka kanya, imibare igenda ikorwa ku buzima bwawe ntabwo ari ko Imana iyibona. Hari indi mibare Imana ikora, hari indi mibare Yesu yiteguye gukora. Bibiliya iravuga ngo nuko Yosefu ngo akora imibare, ngo aringanyiriza Manase ngo mu kuboko kwa se kw'iburyo, ngo kuko yashakaga ko ari uwo n'umugisha, ngo hanyuma Efurayimu ngo amushira mu kuboko kw'ibumoso. Bibiliya iravuga ngo nuko ijuru rirategekariza kwa Yakobo, ngo riramubwira ngo yewe Yakobo we, uko Yosefu abishaka ntabwo ari ko ijuru tubishaka, ahubwo wowe nyuranya amaboko, dore Efurayimu ukwiriye umugisha ijuru twashimye ari mu kuboko kw'ibumoso, none wewe nyuranya amaboko, ikiganza cyawe cy'iburyo gikore kuri Efurayimu, icy'ibumoso gikore kuri Manase. Ngo nuko Yakobo ngo abigenza nk'uko Mwuka Wera amutegetse, ngo anyuranye amaboko abishaka, niko ijambo ryatubwiye. Haleluya! ngo anyuranye amaboko abishaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko ikiganza cy'iburyo cya Yakobo kijya kuri Efurayimu, ngo icy'ibumoso kijya kuri Manase. Bibiliya iravuga ngo nuko Yakobo abibonye ngo atangira kubahesha umugisha, ngo amare kubahesha umugisha, ngo Yosefu abibonye biramubabaza, ngo aragenda arwana n'ikiganza cya se cy'iburyo, ngo arwana nacyo, ngo aravuga ngo ntabwo mbishaka yuko Efurayimu ari ubona umugisha, ngewe nshaka Manase. Ngo ariko se aramubwira ngo yewe Yosefu we, yewe Yosefu, ndabizi ibyo nkora, ndabizi uyu mwana Efurayimu azabona umugisha mu isi, kandi azabona umugisha kuruta uyu mukuru we. Uyu mukuru azabona umugisha, ariko Efurayimu azakomera, azaba se w'amahanga n'amoko menshi. N'uyu nguyu yego azagira umugisha, ariko ntabwo azanganya umugisha na Efurayimu. Manase nawe azagira umugisha, ariko ntabwo azagira umugisha nk'ungana n'uwa Efurayimu. Efurayimu azagira umugisha udasanzwe. Ndagira ngo nkubwire, Imana inyuranije amaboko. Abantu babonaga ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko Imana niwe yibihaye. Abantu babonaga izo nzira atari wowe ugomba kuzicamo, Imana yemeye yuko uzicamo. Abantu babonaga yuko ubwo bwiza atari wowe bukwiriye, Imana irabukuzaniye. Mbabarira ubwire Imana ngo urakoze kunyuranije amaboko. Niba ukonekse kuri iri jambo, mbabarira uryoherereze n'abandi, nabo bamenye ko Imana ije kunyuranya amaboko ku buzima bwabo. Ibyabahigaga bikaba bimwaye, ahubwo bakaba babonye amashimwe, izina ry'Imana rikaba rihawe icyubahiro. Reka dusenga n'Imana. Ubwire Imana urakoze kunyuranyije amaboko ku buzima bwanjye. Ubwira Imana ngo urakoze kunyuranije amaboko mu mibereho yanjye. Mana, mu izina rya Yesu, urakoze kunyuranije amaboko, urakoze kukoza ibikomeye, urakoze ko witamuruye, urakoze kubw'ineza yawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu muntu nkurikiye Mana, umunyuranirije amaboko, natwe komeza unyuranye amaboko ku buzima bwacu, kandi ukomeze kuturinda. Tubonye amashimwe kuko unyuranyije amaboko, tubonye ibitangaza kuko unyuranije amaboko. Izina ryawe nirikomeze riratwe, izina ryawe nirikomeze ryamamare. Buri muntu wese uzumvira ijambo ukomeze umunyuranyiriza amaboko,
amaboko, ndetse na buri wese uzarishyaringa ku bandi, abazakora subscribe ukomeze ubanyuranyiriza amaboko. Urakoze ko ari wowe ubikoze, kandi urakoze ko witamuruye. Ni mu izina ry'uwaduhamagaye Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Akira kunyuranya amaboko k'Uwiteka, akira umugisha w'Imana, akira ubwiza bw'Imana. Shalom, shalom.